Kongo murabizi abaturanyi twagize ibyago hamwe buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva ibyago bimwe dufite ni kuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako ubwo ni Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza ndabisubiza Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa imyaka 30 gusa rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica twarabihanangirije kuva kera turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo ni nacyo ndi bubabwire intambara ifite inkomoko kuri ayo mateka nari maze kuvuga abantu bitwa abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo ntabwo ari abanyarwanda batwaye ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda ahantu hitwa Gisoro hano ntabwo ari u Rwanda rwatwaye abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na Heha ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu baba babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nk'aho nk'uko abantu bose bayashaka ugomba guha abantu uburenganzira bwabo byanze bikunze iyo utabuhaye abantu udahaye abantu uburenganzira bwabo baraburwanira ni wa muriro navugaga hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo twagira duteze turahangana nabo
iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagira aho ugarukira, ubushake butagira aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite. Iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3, ntabwo yavuye mu Rwanda na busa. Ibyo nayo babwiye ntabwo nirwa mbitinda, sinirwa mbisubiraho. Ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi, mubona buri munsi, n'ejo bundi hari izo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Congo. Mwarabonye kuri za television, abandi mwarabonye n'amaso yanyu. Abo bantu bisha abantu hano, uwitwa ninde, ni Gakwere. Gakwere yisha abantu, yisha abavandimwe, yisha abanyarwanda. Ariko si we gusa, nuko ari we wafashwe ejo bundi. Abandi baguye ku rugamba. Abo bantu byaragiye biba kuva ngo iyo uvuze FDLR, iyo uvuze interahamwe, bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo kumuvuga ngo ni bangahe, ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo. Gakwere ruriya abafashwe ejo bundi yari kumwe, bamwe bataye ubuzima bwabo, abandi bakiri mu mashyamba. Wamubaramo abantu benshi, kuko ni ideology ya genocide, yo kwica. Ndetse bagiye hariya bagakuririza, n'ubuyobozi bumwe bwo muri Congo bukabashyigikira, bukayiririmba, bukabigisha no ku maradiyo, bakica abantu ku manywa y'ihangwe ku mugaragaro. Mwarabibonye aho za Goma n'ahandi hose, bisha abantu ku manywa y'ihangwe. Ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights, biraho ntazi bemera human rights zabamwe, ariko iz'abandi bakwiriye gupfa. Ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera. Washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera, bakagutegereza kuza kubica. Byose ko ari ugupfa se nanone, napfa ndwana nawe. Ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje ko uri buza kunyica, ndakwica nanjye ahubwo. Ibyo rwose icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose ikiremwa ni bamwe, nta muntu uruta undi. Ntabwo waza kumpimira ubuzima bwanjye ngomba kubaho, wowe urabikora nkande, ubwo rero byarangira gutyo. Abo barwana muri Congo batotejwe kuva ryari, ndetse buriya abantu nuko birengagiza
amasezerano yabaye mu myaka iyi ntambara ibaye ejo bundi mu bihumbi 2022 byari byabaye no mu bihumbi 2012 imyaka 10 hagati itarashira intambara zongera zabaye ariko ari icyo gihe cya 2012 na mbere yaho aba bantu bagiye bumvikana na za leta zari ziriho bagera kuri byinshi barumvikana nta na kimwe kigize gishyira mu bikorwa ariko ubwo kumvikana ni ukuvuga ko bemeraga ko aba bantu bafite ukuri kwabo bagomba guhabwa ariko ejo bundi biraza birivanga bijyamo ya ideology navugaga bijyamo leta ya Kongo noneho bijyamo n'abandi banyafurika uko bateye sinkuzi baragenda bajya ku ruhande rwa leta kuyifasha kwica abantu bayo bajya ku ruhande gufasha interahamwe kongera kwiyubaka buri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi ntimwibwira ngo ni ibyapfuye kuba gusa hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda zijya kwica abantu hano mu Rwanda bari zari zifite abazishyigikiye ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni yabaye no mu Rwanda no mu na kera nagomba bayiririmba aho natangiye kumvira nyivuka maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda n'ubu biracyari mu Rwanda racyari muri Kongo nuko guherekeza abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize ikibazo ishyira mu majwi u Rwanda buri teka n'uyu munsi giteye gite ndahera hahandi nababwiye Gakwerere wazanywe ku manywa n'abandi bari kumwe amaze y'imyaka ingana hafi 30 nyine cyangwa se 30 twe twagumye tubwira isi yose ikibazo cy'izi nterahamwe inkeke duhoraho u Rwanda ruhoraho ngaho turatewe ngaho ku mupaka ngaho barambutse ngaho bajugunye amabombo yisha abantu muri za Kinigi hehe hose abantu bakatubwira ngo ni bake ni biki ibyo ntibihagije niba ibyo muriho mubona muvuga ntibihagije mukwiye kuba mubona ibirenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi rero ibyo birenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi ntabwo byarimo gushyigikira interahamwe gusa no kurwanya abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo ahubwo byari birimo no gutera u Rwanda ndetse bikavugwa ku mugaragaro
perezida wa Kongo akabivuga ku mugaragaro, akavuga ko ashaka gutera u Rwanda, azaruhindura uko ashatse. Akabivuga uyu munsi, hashira igihe akabibura ko batamwumvise, akabisubiramo ejo, akabisubiramo wa gatatu. Abantu rero barimo kuvuga ngo ariko se ubundi yabishobora, cyangwa murabyumva mutyo mukumva hari icyo bikwiye kuba bibatwaye. Arabivuga, ari interahamwe ariho akoresha yubaka imbunda, hari abaje kumufasha barimo n'abaturutse i Burayi abitwa abamerceneri. Abamerceneri nayo mbaherutse kera mu mateka. Barabazanye, mwarababonye nabo baza baranyuze hano mu Rwanda, ariko nta wabarenganye, nta nubwo bazi geography, ntabwo bazi ko aka karere gateye, n'amateka ntibayazi. Baba barabazanye gusa ngo bajye kurwana. Abasenere bavuye i Burayi baza kurwana n'abirabura, ubu babasanga hano bakamenya gutoranya abantu ngo uyu ni iki, uyu ni iki. Abo babohereje ubundi batubwira ko mu mategeko mpuzamahanga ubundi abamarisoneri bafite icyo bivuze, ntabwo bemewe. Ariko muri aka karere kubera ko barwanya u Rwanda cyangwa bafasha interahamwe, icyo gihe baremewe, niko baje. Ariko na mbere y'intambara no mu ntambara ntabwo tutigeze tubwira abantu ko ibi bizavamo ibibazo, biduteye ibibazo, kandi tutazabyemera. Tuzakora ibishoboka byose tukabirwanya. Peace TV Rwanda.